Muvandimwe inshuti yanjye, kubaho kuri iki gihe bigusaba kuba wifitiye icyizere, kuko utagifite ntacyo wageraho, kandi ibitambo bitambwa buri munsi ngo ubeho. Nibyo wakabaye uha agaciro mbere ya byose. Wiba umwasama ngo wibagirwe ko ubayeho ku bwawe, ugomba kwirwanaho no kwimenya. Nyemerera tugaruke mu nkuru yacu yitwa Inkovu episode ya 6. Ni bwa buzima bwuzuye agahinda naciyemo, aho bisaba intwarane kuko intwaro zo zarananiwe. Mbere y'uko dukomeza, ibuka gukora subscribe, like, comment na share kuri Wisdom TV Rwanda. Uraba utanze umusanzu wawe. Dukomereje aho twagarukiye ubushize. Muri ako kanya ubwo wa mugabo wa mama bamufataga mu mashati, hahise habaho kurwana ingumi ku ngumi karahava. Abantu bajya kubakiza nabo bagakubitwa bikomeye cyane. Byageze naho bitabaza abacunga umutekano wa kabiri, nabo birabananira bakabatandukanya no kubakiza. Bahamagaye polisi ngo ize itabare, kuko uwo mugabo wa mama yari yamaze gukubita ingumi nyinshi uwo mugabo wundi. Amakuru namenye aho ni uko uwo mugabo warwanaga n'umugabo wa mama kera bigeze gukundanaho, baza gutandukana bitewe n'uko yagiye kwiga mu mahanga, agarutse asanga mama yararongowe. Ubwo rero nibwo bahuriraga mu kabari, yajya kumuvugisha intambara. Muri ako kanya polisi yahise iza, maze ihita ifata wa mugabo wa mama ijya kumufunga, maze wa mugabo wundi ajyanwa kwa muganga. Mama yahise aza amera nk'umusazi, biramucanga, mbona abuze icyo akora, maze abwira shoferi ko bakurikira imodoka ya polisi. Ibyo byose byabaga mbireba, nubwo nta mupira w'imbeho nari nambaye, ntacyo nari kuvuga kuko stress zari zimeze nabi aho ngaho. Nanjye banshyize mu modoka turagenda, gusa nubwo wa mugabo wa mama yari yajyanywe kuri polisi, nawe yari yakomeretse biteye ubwoba. Twaragiye tugera aho bamujyanye, maze mama ava mu modoka yirukanka ashaka kwinjira, baramutangira, nkumva arimo kuvuga ngo mundeke nanjye ninjire mu mfunge se nyine. Byaje kwanga burundu, birangira wa mugabo wa mama afunzwe, twe turataha. Twaratashye ntawe uvuga. Twageze mu rugo hafi saa 9 z'ijoro. Rwose sinkubeshye, numvaga naniwe byahatari, maze mpitangwa agacuho. Bwaje gucya, ndabyuka nditegura ngo njye ku ishuri, maze kwitunganya mbona mama aje ambwira nabi ngo nimvanishwemo uniform nari nambaye nsubire mu nzu niba nkunda amagara yanjye. Mu kuri numvishe nkubiswe n'inkuba, mbura icyo mvuga, birancanga. Mbajije mama impamvu, ahita nkubita urushyi ntarasoza kuvuga. Nabwiwe amagambo mabi ankomeretsa umutima. Mama wanyibyariye yarambwiye ngo ntabwo nzongera gusubira ku ishuri, ko ayanjye aba yarangiriye aho ngaho, kandi ngo ngomba kubyubahiriza kuko nawe nta mashuri yize kandi akaba yarambaye. Mu rwego rwo kugira ngo amahoro ahinde, nahise nkuramo imyenda nsubira mu nzu. Mu by'ukuri numvaga nzaba umuntu ukomeye mbikesha amashuri, ariko inzozi zanjye byasaga nkaho zishyizweho akadomo pe. Nahise njya mu cyumba ndarira ndahogora, kuko papa yari yambwiye ko ngomba kuzaba umukobwa wirwanaho, ufite amafaranga kandi witunze. Gusa byari bimaze kumbera bibi nkimara kubwirwa ko ntazasubira ku ishuri. Muri ako kanya mbona mama ariteguye, asoje ambwira ko hari aho agiye gato. Ntacyo namusubije kuko numvaga nta mwanzi noneho by'umwihariko. Iminsi yaje kwicuma, wa mugabo wa mama agifunze. Ubwo mu rugo nta kurya nta kunywa, kuko nta mafunguro yari ahari. Inzara yaranyishe, maze nkajya gufunguza mu baturanyi, bigiraho baranyinuba. Burya umenya agaciro k'umuntu iyo atagihari koko. Ubundi papa atarapfa, mama yari yarahawe uburenganzira ku mafaranga, nubwo atari menshi, ariko iminsi yaje kwicuma, wa mugabo wa mama agifunze. Ubwo mu rugo nta kurya nta kunywa, kuko nta mafunguro yari ahari.
inzara yaranyishe maze nkajya njya gufunguza mu baturanyi, bigeraho baranyinuba. Uburyo umenya agaciro k'umuntu iyo atagihari koko. Ubundi papa atarapfa, mama yari afite uburenganzira ku mafaranga, nubwo atari menshi ariko yakemuraga ibibazo byinshi byo mu rugo. Ariko nyuma y'aho apfiriye, mama nta na hamwe yari agifiteho gukura amafaranga, kuko wa mugabo we nta burenganzira yari yaramuhaye bwo kuba yabikuza amafaranga. Twabayeho nabi, dutegereza ngo nyamugabo afungurwe turaheba, uko yajyaga kuburana urubanza rwe rwarasubikwaga bakarwimurira undi munsi. Noneho umunsi nyamukuru warageze, biba ngombwa ko natwe twitabira urubanza. Urubanza rwarabaye, gusa babaza uwo mugabo wa mama niba yemera icyaha akanagisabira imbabazi, bakamudohorera aranga yigira igufwa. Icyo gihe na wa mugabo yakubise yari ari aho, ijisho rye ryari ryaragize ikibazo maze bararipfuka. Abatangabuhamya baraje bavuga byinshi bitandukanye, abavoka nabo basobanura byinshi, ari nako abacamanza bibabera umutwaro, kuko n'abashinjacyaha bakoraga akazi kabo ko kumushinja bikomeye. Byaje kugeraho abacamanza basaba abashinjacyaha kwerekana ibimenyetso simusiga byerekana ko koko Vincent ari we wendereje Karimu. Vincent uyu ni wa wundi nakomeje kwita umugabo wa mama. Nuko ibimenyetso birabura by'ukuri cyane. Nuko umucamanza mukuru aba aravuze ngo uru rubanza rugiye kuba. Atararangiza kuvuga haba hinjiye umuntu aza yipfutse mu maso aravuga ngo mube muretse, mfite ibimenyetso by'ukuri bigaragaza ko Karimu yahohotewe na Vincent. Twese byaraducanze, kuko wabonaga ko Vincent umugabo wa mama agiye gufungurwa agataha. Dore ko noneho nanjye nifuzaga ko bamurekura, kuko inzara mu rugo yaranumaga pe. Ngiye kumva numva umucamanza aravuze ngo ataravuga, twese twahise tugwa mu kanwa. Nyemerera tuzahurire mu gice cya 7 cy'inkuru yanjye yitwa Inkovu. Ndagukunda.